Satana kugerageza kakwibasira, ujye wibuka ko hari uwanesheje. Aragukunda, arakuyobora, arakomeye. Haleluya, haleluya. Nongeye gushima Imana ku bwanyu, abana b'Imana dusangiye urugendo rugana mu ijuru. Muri kumwe na Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel. Tugiye nanone kuganira ku bijyanye n'urukundo rw'Imana, kandi ko urukundo rufite imbaraga zikomeye cyane rutumara ubwoba. Reka turebe, dusome mu rwandiko rwa Yohana rwa mbere igice cya 4 umurongo wa 18. Turasoma ngo mu rukundo ntiharimo ubwoba, ahubwo urukundo rutunganijwe rwose rumara ubwoba, kuko ubwoba buzana igihano, kandi ufite ubwoba ntiyari yakira urukundo rutunganijwe rwose. Haleluya. Hano turabona ko urukundo, ufite urukundo ni urukundo ruturuka ku Mana, kuko nta handi urukundo ruturuka. Urukundo nyarukundo nta handi ruturuka, kimwe no kugira neza n'ibindi byose bituruka ku Uwiteka. Mu rukundo rero nta bwoba bubamo. Iyo ufite urukundo rw'Imana nta bwoba ugira. Urukundo rero rutumara ubwoba. Iyo ufite ubwoba nuko uba ufite ubwoba nyine bwo guhanwa, bwo gucirwaho iteka. Haleluya. Turabyumva rero ko abana b'Imana dufite urukundo, kandi urukundo turaza kubibona ko ni nk'umuriro, ni nk'ikibatsi cy'umuriro kigenda, iyo Imana yaducanyemo umuriro, natwe no kuvuga ngo tugenda dukongeza abandi mu bana b'Imana. Rero twese iyo dufite urwo rukundo tuba dufite kubana neza, kutagira ubwoba, kandi nta n'impamvu yo kugira ubwoba, kuko Yesu Imana ntabwo izakira abanyabwoba. Turaza kubibona hano rero muri uyu murongo tubonye. Tugomba kwizera tukiringira yuko urukundo rw'Umwami Imana yaduhaye aduha, kuko urukundo ruratanga. Ubwo yaduhaye umwana wayo Yesu Kristo kutwitangira, ari cyo cyagaragaje urukundo rw'Imana. Urukundo rugaragazwa no gutanga, kuko kuva ubwo yatuye muri twe. Murabizi Umwuka Wera abana natwe. Iyo rero Imana yohereje umwana wayo, tubana nawe, bamukuraho. Tubisoma muri urwandiko rwa mbere rwa Yohana ko abamukozeho, abo ngabo rero nyuma Yesu amaze kujya mu ijuru yababwiye ati, icyiza nuko nagenda kugira ngo mboherereze umufasha. Yohereje rero umufasha, Yesu yohereza Umwuka Wera. Umwuka Wera aba muri twe. Uwo rero niwe utumara ubwoba, n'utubwira ko umukwe adakunda abanyabwoba. Ntabwo abanyabwoba bazaraga ubwami bw'Imana. Ufite ubwoba rero aba atarashyikira urukundo rutunganijwe rwose. Urumva ni ikintu rero abana b'Imana tugomba gusengera, kugira ngo turebe neza ejo hacu hazaza, nta bwoba dufite, ahubwo dufite ibyiringiro, kuko dufite Kristo Yesu nk'Umwami n'Umukiza wacu wagiye kudutegurira. Ufitiye rero umwami ubwoba, iyo ufite ubwoba ku muntu muzahura, ntuba umwiringiye. Iyo ufite ubwoba ni ukuvuga ngo ntabwo urukundo rw'Imana ruba rukorera muri wowe. Niyo mpamvu rero tugomba kumenya ko abanyabwoba batazaroga ubwami bw'Imana. Nta bwoba bw'urubanza rw'Imana bugomba kubaho muri twebwe, kubera ko urukundo nyarwo rushimangirwa n'agakiza twahawe na Kristo Yesu. Uwafatwa n'ubwoba rero bw'ibihe biri imbere, cyangwa kuzacirwaho iteka, nibwira ko icyiza ari ukongera kwisuzuma, ukareba niba nta kibazo cy'icyaha kiri hagati yawe n'Imana, kuko ufite icyaha niwe wiciraho iteka. Tujye twibutsa rero urukundo rw'Imana, kuko Uhoraho adukunda urukundo rudashira, rutagira imbereka. Aradukunda, kuko nibyo dusoma cyane mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 38 kugeza ku wa 39, aho dusoma ko ngo, kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikijyepfo cyangwa
ikindi cyaremwe cyose kitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Haleluya. Iki rero ni ijambo ry'Imana, nta cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Tugomba rero mbere na mbere kumenya ko tuzakira ubwoba niba dutumbiriye urukundo rw'Imana idufitiye, aho kureba ibidutera ubwoba turebe ku rukundo rw'Imana yacu idufitiye, kuko urwo rukundo nta kagero rugira, rurarenze. Icya kabiri, tugomba kwemera ko urwo rukundo rwayo rutunyuramo kugira ngo rushoboye kugera no ku bandi. Mbese Imana yaduhaye urukundo, tugomba no kurukongeza abandi nabo kugira ngo bashobore kwemera urukundo rwayo, bityo natwe niba twemeye ko urukundo rutugeramo, nabo bakakira ku rukundo rw'Imana bagashira ubwoba. Haleluya. Ikindi ni uko urukundo rw'Imana ruzatuma duturisha ubwoba bwawe rugatuza rwose, bityo bikaguha icyizere n'ibyiringiro by'ejo hazaza. Twabonye ku isoko y'urukundo ari Imana yonyine, kuko rumeze nk'umuriro. Mu gukunda abana bayo, Uwiteka asa n'ukongeje cyangwa uwakije umuriro mu mitima yacu. Haleluya. Ibyo rero bigatuma dukundana twese nk'abana b'Imana, tugakundana, icyo kibatsi cy'umuriro w'urukundo kikadukwiramo twese. Ubwo rero twakwibaza ngo ni gute dukunda bagenzi bacu, imiryango yacu tubana nayo buri munsi? Icyo ni ikibazo tugomba kureba. Ngo ni gute tubagaragariza urukundo rw'Imana abo ngabo tubana buri gihe? Mu itorero se duhura rimwe mu cyumweru, ho turugaragaza dute? Aho si icyo gihe dutegereza kuvuga ngo turakundana kandi duhura rimwe mu cyumweru? Ni urukundo rwa buri munsi. Haleluya. Twari twabonye kandi navuze ko mbivugaho umurongo mu Byahishuwe igice cya 21 umurongo wa 8, haravuga ngo ariko abanyabwoba nibo batangiriweho, ngo ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Niyo mpamvu rero dusabira buri wese kugira ngo yakire urukundo rw'Imana, urukundo rw'Imana rwirukana ubwoba. Nta munyabwoba uzajya mu ijuru. Reka rero ubwo twebwe abana b'Imana tuzajya mu ijuru, dukongeze urwo rukundo muri bose, bamenye ko Imana ari urukundo. Uwiteka abane namwe kandi abagirire neza umunsi wose. Amen, amen, amen. Yes,